bizagorana cyane rwose kuzatangira gukora ndetse ukorera amafaranga menshi cyane rwose wumva ko ukeneye. Mu gihe ucyumva neza ko gukora kwawe ari ibintu bikubangamiye, ugomba gutangira kubona neza ko akazi wowe urimo cyangwa se ibyo urabarizwamo ari umugisha ukomeye cyane, ari blessing kuruta uko biri buze kuba byakugora. Cyangwa se wumve neza ko ari ibintu bikubangamiye, wumve neza ko ari akazi utishimiye kuba wakora. Ugomba gukora ka kazi kaguha kwishyira ukizana ndetse kandi kakaguha amahoro ndetse kandi kakaguha ikintu cyitwa choice, amahitamo avuga ati none ndabarizwa hasi, mbarizwa handi, akora ibi, none sinkora ibi, ariko byose ni wowe ubyihitiyemo cyangwa se ari wowe ubyihitiyemo, nta wundi muntu n'umwe uguhitiyemo. Buriya imfungwa zose hari ikintu kimwe zihuriyeho, zikora ibyo bazibwiye, nta mahitamo zigira. Ariko nutangira kumva neza ko ufite amahitamo, byinshi birahinduka, utangire kubona ibintu mu isura yabyo, mu isura bikwiye kuba birimo, apana cyane gukora ibintu umeze nkaho urimo urasunikirizwa cyangwa se urimo urahatirizwa cyangwa se wowe udashaka kubikora. Ikindi kintu cya kabiri, buriya indi myanzuro uba ufite kuba wakora, kuko n'abakire bose niko babigenje. Uba ugomba gufata za nzozi zawe abandi rimwe na rimwe babona neza ko wowe uratigiye, bakabona ko zidashoboka, bakabona ko rwose ziri kure cyane yo kuba zashoboka, wowe ukaba obsessed nazo, wowe ugafata izo nzozi ukazishira imbere. Izo nzozi nizo ngiye gushira imbere, nizo ngiye kuba nakoraho, ibindi byo rwose ntago bindeba, ndabireka. Buriya hari inzozi buri muntu wese aba afite, hari ibintu buri wese aba avuga ngo nzakora ibi bintu nimbona uburyo. Akenshi cyane rero izo nzozi ndetse n'ibyo byifuzo byawe byose, hari abantu batazigera babyumva uburyo ki wowe ubyumva, atari ukuvuga neza ko wenda bidashoboka, ahubwo ari uko nyine bo batabyumva gusa kubera ko bazi byinshi bitashobotse. Ni ukuvuga inzozi zawe nk'izo ngizo ndende, rimwe na rimwe bazabona nkaho wasaze, uri umusazi wavangiwe, wumve neza ko ibintu bidashoboka, ariko mu by'ukuri kugira ngo ube umutsinzi kandi ubereke neza ko utandukanye nabo, biri buze nanone kugusaba gukurikirana za nzozi zawe bavuze ko zidashoboka, zigira izishoboka. Icyo gihe rwose nicyo gihe bazagutinya bya nyabyo. Niba rero ufite inzozi ukabona neza ko hari uburyo wazikora zigakunda kandi nanone zigahindura uburyo ibintu bigaragara, ntukajye utekereza kabiri, ntukajye ucika intege, ntukajye wumva abandi bakubwira bati ibyo bintu ntibishoboka habe namba, urimo urata igihe cyawe cy'ubusa, kuko uba usanga ahubwo barimo barata igihe cyawe cy'ubusa bakubuza. Niba rero babona neza ko inzozi zawe ari izawe kandi hari icyo wazikoraho, jya utera intambwe ya mbere ugira icyo uzikoraho, kubera ko buriya twebwe abantu duha agaciro ibintu tubona neza ko byarangiye. Mu gihe bitararangira bazakubwira ko bidakunda rwose, bazakubwira ko bigoye cyane kandi bazakubwira ko bitazigera binakunda, ariko wowe nubikora bikarangira, ibintu bizagenda neza kandi bizabyara umusaruro wumva neza ko wowe ubyitezeho. Ibyo nicyo kintu cy'ingenzi gikomeye cyane ukeneye gushira imbere ya buri kimwe cyose. Ikintu cya gatatu, buriya rero indi mitekerereze ya gatatu ukeneye kuba washyira imbere, niba ushaka kuba watera imbere, ni ukureka ahahise hawe cyangwa se ibyo ahahise hawe ukabisiga inyuma, ukabyemera ko rwose byaguteguye, apana kuba byakomeza kukubata cyangwa se kugusubiza inyuma. Amateka yawe bitaragenze neza, ibyo bitagenze neza bireke rwose ntibigende neza, ariko nanone ntubashe kuba wakwemera ko bikomeza kuba byakuzirikira cyangwa se kuba byakubohera inyuma, kuko niryo kosa benshi bahura naryo. Barareka ahahise habo hagakomeza kuba habazirika, hakababoha. Aho hashize rero abamiliyoneri bose cyangwa se abantu bafite amafaranga menshi ntago baba baravuye mu miryango ikize cyangwa se imiryango ifite amafaranga, ariko nanone kandi ko bataravukiye mu miryango ifite amafaranga ntago bisobanuye neza ko bagomba guheranwa n'ayo mateka cyangwa se ngo bumve ko amafaranga batazigera bayabona bitewe naho bavukiye. Iryo niryo tandukaniro rero riri hagati y'abantu bazatera imbere ndetse kandi n'abantu batazatera imbere, kuko abantu basanzwe nyine bashaka ibisanzwe, buri gihe bumva neza ko ibyo ngibyo bizababuza gutera imbere kandi koko bikababuza gutera imbere. Rero bikomeza kubazirikira ahantu hamwe kuko barabyemereye nyine ko ari uko bigomba kuba byagenda. Abantu bose rero bateye imbere, urebye Steve Jobs usanga se ise wamubyaye mu nda ntago ari we se wamureze kuko yaramutanze ajya kuba adopted, ariko ibyo ngibyo ntago ari byo byatumye atagira uruhare rukomeye cyane cyangwa se ngo agire imbaraga zikomeye cyane mu kubaka Apple. Ahashize nibyo wagiye unyuramo bishobora kuba rwose byagira ingaruka mbi cyane kuri uno munsi n'ahazaza. Rero nufokasinga cyane kuhashize cyangwa se ukareba kuhashize cyane aho kugira ngo urebe ibiri imbere, bizakubyarira ibintu bitari byiza cyane rwose. Ahashize akenshi cyane ntabwo aba ari ahantu haryoshye, ntabwo aba ari ahantu ubona neza ko hatanga icyizere. Ahashize nyine haba hari ahashize. Biba byiza cyane rero kuharekera uko hameze, hanyuma ntihaze kuvangira uno munsi, ukareba imbere ugatera imbere. Ubuzima uburyo bumeze n'ubuzima butubera bubi cyane rwose, ariko nanone ntibutwemerere ko turi buzi kuba twabibona muri iyo sura. Niba ubuzima bwaragukakariye cyangwa se bwarakakariye bamwe mu bavukanye bawe cyangwa se mu bavandimwe bawe mu buzima, yego bimeze gutyo,
ariko ubuzima ntago bo bushaka neza ko ugomba kuburebera muri iyo sura, kuko nuburebera muri iyo sura ntago bigenda neza. Ahashize hawe habi haje haba motivation cyangwa se haje haba cya kintu cyangwa se ubushake bugusunikiriza gukora ikintu kinini kandi kigari. Ntihakaze haba hahandi haba hakubera imbogamizi yo gutera imbere cyangwa se inzitizi yo gukora ibintu bya danje bihambaye. Ntukaze ureka ejo hawe hashize haba ahantu hari buzi kuba haguholdinga back cyangwa se kuba hakugumana, kubera ko ibyo ngibyo bigenze gutyo ntago ugera ku bintu ukunda rwose. Ikintu cya kane cy'ingenzi nanone uba ukeneye kuba wageramo imitekerereze niba ushaka gutera imbere ukazaba umuntu munini mugari, ni ugufata intego zawe n'intambwe ugiye gutera ukabigira iby'igihe kirekire. Buriya hari igihe twiha utuntu duto cyane rwose, udutasika duto rwose twaturangiza tukumva neza ko turi ibitangaza, ariko mu by'ukuri warebera mu isura ngari ugasanga ntago twigeze yewe tunabibitangaza, ahubwo nuko twibeshe ko turi bitangaza tutari byo. Hari ugukora bike ariko nanone hari no gukora n'ibyo ngibyo bike ntibigire umumaro munini cyangwa se mugari, mu gihe abandi bo bavuga neza ko wipashe muremure ntacyo bikaba ari muremure ndetse kandi bikanabagora, yewe bikanabafata igihe, ariko muri icyo gihe bakazamenya neza ko cyari gikwiye, bakamenya neza ko icyo gihe noneho nacyo cyababyariye umusaruro bumvaga neza ko bagikeneye cyane cyangwa se bagikeneyeho. Buri mu miliyoneri wese, buri mukiri wese ubona azaba afite ikintu cya danje kinini ndetse kandi kigari arimo arirukankaho, ugasanga business zahererekanijwe igihe kinini kandi igihe kirekire cyashize, ariko izo business zigakomeza kuramba cyangwa se zigakomeza kubaho. Buri ntambwe yose utera ujye utera intambwe nini kandi ngari ifite igisobanuro nanone gikomeye. Niba ufite intego ndende guherera uno munsi cyangwa se ukumva neza ko hari ikintu kinini kandi kigari wumva neza ko wakora kandi kigakunda, wijya aho ngaho ngo ukireke ngo baguce intege wumve ko bidashoboka, nyine ubireke ubyihorere. Nagira ngo utangire gake gake, utangire rwose ugikoreho gake gake, nyine ufata umwanya wawe, ufata igihe cyawe, ejo ukomeze gake step by step ujye no mu bindi bitandukanye, ntacyo ubikore, ariko ibyo ngibyo ujye umenya neza ko birategura icyo kintu kinini cyawe rwose wumva neza ko ukeneye kuba cyazaguhindurira ubuzima cyangwa se kizagira impact ikomeye cyane cyangwa se ingaruka zikomeye cyane kandi nziza ku buzima bwawe yewe no mu mikorere yawe. Buriya ikosa dukora ni ukureka inzozi zacu cyangwa se kureka ibyo twumva neza ko bizaduhindurira ubuzima. Iyo tubiretse rero tuba tubiretse, icyo gihe ntago bigira icyo bibyara habe namba. Buriya abahanzi uzabitegereze ni urugero rwiza rw'uburyo ki nawe ushobora kwizirika ku kintu bigakunda. Buriya nureba abahanzi uzasanga ari abantu bihirinze ku buryo bukomeye cyane rwose, ku buryo rimwe na rimwe nta support, ariko ikintu bita gukunda ibyabo ndetse no kumva neza ko babikeneye kandi bagashiraho passion, ibyo ngibyo bikabyara umusaruro nabyo. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi rero ukeneye kuba wakwiga cyangwa se kwitoza niba ushaka kuba watera imbere, akaba ari umwanzuro uri bufate byihuse cyane rwose, no gufata umwanzuro ukavuga uti niba iyi miryango ifunguye, iyi miryango uzahita winjiramo nta bintu byo gutinda. Ni ibintu byiza kandi by'ingenzi kandi ukeneye kumva ukanamenya neza ukanasobanukirwa. Buriya baca umugani ngo amahirwe nta muntu ajya arindira, kandi amahirwe akomanga rimwe, chance knocks once, kandi amahirwe arindira kuyafatirana yaje urayabona. Nicyo kintu ukeneye, singira cakira ya mahirwe. Abakire rero nicyo kintu baruca abakene, kubera ko abakire baba bafite ubushobozi nanone bwo gufatirana ibije ndetse kandi mu ruhande rwabo, bivuze neza ko amahirwe yose aje bayafatirana mu bambere rwose, abandi bakazajya kumenya ibyo ngibyo ibyabo byaravuye mu gihe baranabibyaje umusaruro kera cyane rwose barikomereje. Niba imiryango ifunguye ukabona imiryango nyine iroroshe cyane rwose ko wayinjiramo, byo yinjiramo nta byo gukekeranya, nta rujijo, nta rwikekwe. Oya, injiramo ukora ibyo ukwiye kuba wakora nanone kandi ubikorera igihe ukwiye kuba wabikoreraho. Bitari ibyo ngibyo ho bizagenda bigorana cyane rwose, uzajya usanga urimo urakora amakosa akomeye cyane utagakwiye kuba urimo urakora. Abamiliyoneri rero n'abantu bakomeye bagira icyo kintu, iyo babonye ahantu hava amafaranga bahita bajyayo, ntago batinda cyangwa se ngo birazi Nyanza ngo urabona oya, bakeneye ibintu byinshi y'amahirwe aje bahita bamenya neza ko ari amahirwe yaje bakayafatiranya bakayabyaza umusaruro. Nawe rero ukeneye kugira ibyo bitekerezo n'iyo myumvire ukavuga uti okay, niba nshaka gutera imbere rero hari ibyo ngomba kubanza nafatirana, hari amahirwe azageza mu buzima bwanjye. Ayo mahirwe sindindire uwo ari we wese, ahubwo akaba ari njyewe rwose uwo wa mbere mu gufata initiative, mu gufata umwanzuro kugira ngo nkore ibyo nkwiye gukora kandi mu buryo nshakamo ndetse n'uburyo mbikeneyemo. Ibyo ngibyo rero abakire banabikora nta kuvuga ngo barabyizeye cyangwa se ikindi kintu, kubera ko babonye ko byava
gukuramo inyungu, kabone nubwo yagerayo ntibivemo iyo nyungu, ahubwo bimusigira irindi somo rikomeye cyane ryo kumva uburyo ki ashobora kuba yabikora nanone akabihindura. Rero iyi si turimo ni ukwiga kudafite aho kurangira buri somo cyangwa se buri cyose uhura nacyo kikagusigira ikindi kintu nanone kandi kizagufasha mu buzima ejo hazaza. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane abakiri benshi barusha benshi. Undi mwanzuro ukomeye cyane wa gatandatu cyangwa se ikindi kintu ukeneye kuba wafataho umwanzuro ukomeye cyane mu mutwe wawe ni ugufata ibikuranga ukabizirika kuri success cyangwa se ku ntsinzi yawe. Hari abantu bafata imitwe yabo bakagenda bagashiramo ikintu cyo kuvuga bati niba ngiye mu bintu ibyo bintu bigomba kuba byakunda, nta kindi nta guhagarara, nta kosa iryo ari ryo ryose. Nimba numva neza ko ngiye kubarizwa mu bintu egare ko ibyo bintu bigomba kuba, nta kindi kigomba kuba cyabuza ibi ngibi kubaho cyangwa se kuba byakunda, kandi bikaba ari nabyo bikanakunda koko nk'uko yabyihaye cyangwa se nk'uko yabyemeje. Abakire rero bose icyo kintu baba bakizi kuruta undi uwo ari we wese. Niwitegereza ukareba ubuzima bw'abakire uzasanga hari ibintu nyine bakora buri munsi, ni amafaranga, gutsinda ndetse n'akazi. Ibyo bintu akenshi cyane uba usanga barimo barahangana nabyo muri buri bimwe byose bakora. Akenshi deals nyinshi bajamo cyangwa se ibintu byinshi bajamo usanga bihuye na business. Inshuti bahura nazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi usanga ari business, yewe nabo bajya gusangira rimwe na rimwe akenshi cyane uba usanga bihuye na business. Buri kimwe cyose rero gihura na business cyane. Intambwe yose rero baba bagiye kuba batera cyangwa se indi muvoma cyangwa se indi move baba bagiye gukora n'urundi rugendo ibigendanye cyane rwose no gutsinda. Identity ibibaranga, ni bande tugendana, ni bande banziho, ni bande abo bantu bagomba kuba nabo ari abatsinzi. Niyo mitekerereze bigirira, nta gihe cyo gutabagira bo ubwabo, nuko barahisemo ubuzima bwabo bugomba kuba bwamera. Nawe rero ukeneye guhitamo ubuzima bwawe ukavuga uti nibiki bigomba kuba byaranga ubuzima bwanje, gutsinda. Ntukajye ubyiyibagiza habe namba, nanone kandi ukegerana n'abatsinzi. Igendanye n'abatsinzi nabo batuma uba umutsinzi, uratsinda nkabo. Icyo ni ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye cyane ugomba kujya mu buryo bukomeye cyane. Nanone kandi icyo yindi kintu cya karindwi, bafata umwanzuro n'igihe runaka bavuga bati iki gihe tugiye gutangamo sacrifice cyangwa se imibano n'abantu runaka, utitaye uti naba ngaba. Hari igihe kigera bakavuga bati oya, nta mibano dukeneye muri iki gihe. Hari igihe kigera rero mu gihe uri kubaka ibintu runaka bikaba biri buze kuba byagusaba ko hari imyanzuro cyangwa se hari ibitambo uza kuba watamba, yewe ibyo bitambo bikanagenda n'umuryango wawe nawe ukabigenderamo ndetse n'abandi bakabigenderamo. Kubera iki? Kubera ko nyine hari ikintu runaka wowe ukeneye kuba wakubaka. Icyo gihe rero uvuga uti umuntu n'ubundi agomba kuba yankunda, unkunda agomba kunkunda. Ndetse nanone iki ni igihe cyo gushaka amafaranga, ntabwo ari igihe cyo gushaka inkunda cyangwa se abankunda. Uwo n'umwanzuro buri muntu wese aba afite kuba yafata, kandi uwo mwanzuro ukagira ibindi uri buze kuba wahindura kandi bikomeye cyane muri we. Abamiliyoneri rero baba bizi neza ko igihe cyose batazaba bahari, icyo gihe batazaba bahari ngo baje kureba finali ya Champions League, batazaba bahari ngo baje kureba ibitaramo bitandukanye, baba babizi neza. Ariko nanone bakabireka bakavuga bati oya, ibingibi yego birahari byananshimisha, ariko ntabwo ari byo ndimo ndashaka kano kanya. Hari ibindi biniciza imbere kuruta ibi. Bafata umwanzuro wo kwihuza n'aba bandi bari buze kuba babafasha gukorera amamiliyoni mu madiro kuruta uko bari buze kuja gushimisha imitwe yabo ndetse n'imibiri yabo. Ariko mu by'ukuri bikarangira nanone nta kindi kintu kinini ubyungukiyemo. Ikintu cya gatandatu buriya rero abakire bose baba bahuriyeho, baba proud cyangwa se bishimira kuba bashaka byinshi, ntibaterwe ikimwaro no gushaka byinshi. Wari wabana n'abantu mu gihe wumva neza ko ushaka byinshi, ushaka iterambere ryawe byuzuye ndetse kandi rigeze kure, abo bantu bo bakaba batabikunda cyangwa se batabikozwa, bakavuga bati nawe urakabya, biriya ntago biri ufite ntago bihagije, gute wumva ko ushaka kongeraho n'ibindi. Ugasanga rero ibyo bintu bigiye kuba byaguhagarika kuko igiye kumvira inama zabo. Abakire bo ntago ari uko babigenza habe namba. Iyo wabwiye ati ibintu ufite ntago bihagije, arakubwira ati ntago bihagije habe namba, ndashaka ibindi, ndashaka ibindi birenzeho. Abakire baba bashaka ikintu bita gutsinda byihuse ndetse kandi amafaranga menshi. Abakire benshi baziranye inyubako nyinshi zitandukanye, byinshi nyine byinshi baba bakeneye, baba bashaka. Iyi si rero uburyo imeze ntago ikoze ku buryo abantu bari buze kuba rwose bakishimira ba bandi bashaka byinshi. Oya, yewe kabone nubwo abangabo babikubuza nubwo baba batabishaka, icyo bashaka nuko nawe udakwiye kuba washaka ibyo byinshi. Ariko mu by'ukuri ibyo byinshi nibo bikeneye, kubera iki bo baguhagarika? Urabishaka nyine, ugomba kuba wabibona, ugomba kubishaka. Abamiliyoneri rero n'abakire n'abantu badaterwa ikimwaro no kumva ndetse kandi no kuvuga neza ko bashaka byinshi. Kabone nubwo isi yababwira iti ntago mukwiye kuba mwashaka byinshi
bice by'umurengera ntago mukwiye kuba rwose mwakomeza kwinaniza cyangwa se gukora ibi. Oya, bo barabishaka nyine bakavuga bati ndabishaka ku bubi na bwiza, ibindi umbwira ntago bindeba habe namba. Abakire n'abantu batangaje cyane kuko ntago bagira ubwoba bwo kunanirwa imbere y'abantu, kandi bananirwa bakongera bakagerageza, yewe n'ejo bakongera bagasubiramo bakabigerageza bikanga, nanone n'ejo bundi bakagerageza, nta kibazo. Kunanirwa ni bisanzwe. Abakire rero bagira iyo mitekerereze ndetse n'iyo myumvire, kandi ikaba ari imyumvire myiza ishobora kuba yahindura nanone uburyo ubonamo ibintu, kubera ko bizagorana cyane rwose nubwira umuntu udafite icyo afite akakubaza ati impamvu udakize cyangwa se impamvu utishimye ni igihe, akakubwira ati nuko nshaka byinshi kandi ntago ndimo ndabigeraho, azatangira kukumvisha neza ko uko gushaka byinshi bitari ngombwa. Ibyo ukeneye ni ibyishimo, ariko mu by'ukuri wakwitegereza n'ubundi byishimo byo ubwabyo bidahagije mu gihe ibyo byinshi nabyo bidahari. Rero abakire ntago baterwa ipfunwe no kumva neza ko bashaka byinshi, bemeza abantu ko bashaka byinshi, abantu nabo bakabafata ndetse bakanabumva ko bashaka byinshi nyine, kandi baterwa ipfunwe nabyo. Ikintu rero buri cya cyenda abakire hafi ya bose bahuriyeho ndetse kandi banakora, abakene bo badakora. Abakire ikintu bashize imbere cyangwa se ikintu baba ari obsess nacyo, ikintu bita gutsinda. Baba bashaka gutsinda, bamara kuba batsinda bagatsinda nanone bakabona imbaraga zikomeye cyane kuruta uko bari buze kuba bakwirukanka ku bindi. Abamiliyoneri bose rero nuzareba background yabo cyangwa se biography yabo uzasanga batarashakaga kuba abamiliyoneri nk'uko ubitekereza, ahubwo icyo bashakaga kuba batsinda bakagira byinshi cyane rwose, bakaba abambere mu bambere. Ibyo ngibyo nibyo bari bashize imbere kuruta uko bashakaga amafaranga cyangwa se ibindi ushobora gutekereza. Aba ni abantu bashakaga kuba ba great cyangwa se bakaba abantu barenze mu kazi kabo, bivuze ko icyo bashakaga ni iterambere ryabo, ibyo bashaka kuba bakora ndetse nanone bakabikora neza, ndetse kandi nk'uko bikwiye kuba byaba. Ntago bagiye muri business cyangwa se gukora ibyo bashaka babikoreshejwe no gushaka amafaranga. Ntago iryo kosa bari gutinyuka kuba barikora, kuko barabizi neza ko nyine iyo ugiye gukina ushaka amafaranga akenshi cyane birangira ayo mafaranga utayabonye. Buriya iyo ugiye mu bintu ushaka kuba watsinda uzakora ibishoboka byose kugira ngo utsinde, nanone kandi utangiye kubona amafaranga nanone ugashira imbere gutsinda kuruta ko ushize imbere amafaranga. Amafaranga yo arakurikira, kubera ko buriya ikintu kibi cyane rwose ni ugukunda amafaranga ukirengagiza ibizana ayo mafaranga. Indi myumviro ya 10 ukeneye kubaha ndetse kandi ugakuza muri wowe nk'abamiliyoneri cyangwa se nk'abandi bakire bose. Buriya abakire iyo bagiye kuba bakora ikintu cyangwa se kuba bashize imbere vision yabo cyangwa se icyerekezo cyabo, bashira imbere icyo cyerekezo, hanyuma urusaku rundi bakarureka bakarusiga ku ruhande. Iki ni ikintu cy'ingenzi ukeneye kumva, kandi nanone ugatangira kwitaho mu buryo bukomeye cyane, yewe ukanamenya ukanashyira imbere cyane yewe kuruta ibindi byose. Niba ushaka gutera imbere, shira imbere iterambere, ibindi urusaku ibikubuza gutera imbere byagenze gutya, ibikubwejagurira bireke bisige inyuma. Reka ibyo ngibyo bizajya bikugora cyane rwose kuba watera imbere. Abantu batera imbere n'abashira imbere iterambere, ibindi bakaba babiretse. Hari kimwe buriya uzamenya ndetse kandi uzabona iyo ugiye gutangira ibintu, insako ziba nyinshi, inama ziba nyinshi, abaguca intege bakaba benshi cyane rwose, nyine bagukorera byinshi nyine utigeze nawe ubona, ndetse kandi nyuma ugahita ubona neza ko ibintu bitangiye guhindura isura. Abatarakuvugishaga bakuvugishaga, byose ukabona birimo biragenda biba bigari. Rero ikintu kibi cyane kiba ni igihe wowe ubwawe ugiye kuba wabiha amatwi yawe, kuko iyo ubihaye amatwi ntago bigenda neza. Biragusaba kugira ngo niba ugiye gutera imbere ikintu bita insako cyangwa se urusaku rw'abandi cyangwa se ibyifuzo by'abandi, n'uburyo ki ibintu byawe byagakwiye kuba bigenda, ubireka ukavuga uti woya ibyo ni ibyabo, nanjye mfite ibyanjye kandi ibi ni ibyanjye, yewe ugashira imbere intego zawe, ibindi ukabireka. Icyo kintu rero cy'urusaku iyo umaze kumenya neza kukirengagiza ukareba iby'ingenzi cyane, nibwo utangira kuba wa wundi utandukanye n'abandi. Icyo gihe uba watangiye kwinjira muri ya level yo kuvuga ngo ntago ukiri umuntu nyine ugendera ku bitekerezo by'abandi. Ikintu cya 11 ugomba gushyira imbere cyangwa se ukumva neza ko byanashoboka neza ko uzaja muri risk, ariko nanone ibyo bikagira agaciro cyane kuruta uko wakwicara ukaba umuntu w'umuhombyi uri aho ngaho. Abamiliyoneri buriya n'abanyamafaranga ni abantu b'abahanga cyane rwose, baba bazi icyo bashaka kandi bakanamenya n'igihe bagishakira. Buriya iyo utari wa muntu wumva neza ko uzafata risk ku kintu runaka, hari igihe nyine ugenda ugatuza rwose kumva neza ko mbega nyine byabaye gutyo, cyangwa se uzakomeza kuba waba umuntu usanzwe cyane rwose kugira ngo wirinde ingaruka zishobora kuba zava mu kintu runaka ugiye kuba wakora. Ariko mu by'ukuri wanarebera mu isura ngari ugasanga nabyo ubwabyo bifite indi defo ikomeye cyane, kandi iyo defo izakugaruka.
abamiliyoneri rero n'abakire buriya baba bafite imyumvire ndetse kandi n'ibintu byo kuvuga neza ko bishoboka ko naja muri risk, ibintu byose nkabishira muri risk nkanabisiga inyuma byose nta kibazo, ariko byibuze ngakora ikintu kinini cya danje kandi gikomeye cyane kandi kigari. Niyo uzaje kubona ukabona umukire akenshi cyane bemera no kuba bava mu mashuri yabo, ndetse ugasanga bavuye mu mashuri yabo bakava muri college, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo nanone bashire imbere intego zabo, aho kugira ngo bicare bumva neza ko bameze neza ariko mu by'ukuri batameze neza. Ahangaha ni hahandi uzaje ubona neza ko umukire afite business yari irimo iraraninga, ukabona imeze neza irimo iranamuteza imbere, ariko agafata umwanzuro wo kuba yayigurisha just kugira ngo agire ibindi yikorera bimunezeza cyangwa se bimuha agaciro, abona neza ko bimwongerera amafaranga, akabikora gutyo kandi koko ukabona biranakunze. Niko abakire bakora kandi niko babayeho. Ikintu cya 12 buriya abakire bagira nanone kandi nawe ukwiye kuba wafataho umwanzuro kugira ngo utangire ube nkabyo. Abakire buriya bafata umwanzuro wo kwigira ku busazi bwabo, ariko nanone kandi bakigira ku busazi bwabo mu gihe imiryango ifunze, bari na hafi y'ababandi bazabumva cyane rwose, bumva neza ubwo busazi, kuko buriya hari ibintu abakire nabo bakora ku buryo nabo babasobanuza cyangwa se ukababaza uti ibi bintu urimo ni ibihe, akaba atakubonera igisobanuro cyangwa se igisubizo, ariko mu by'ukuri abizi neza ko nanone nabyo mu gihe byakunze bishobora kuba byahindura situation yose, ubuzima bwose bugahinduka. Kuba umukire cyangwa se kugira ngo utere imbere hari ibyo uzakora bizasaba ko kugira ngo abandi batazabyumva cyangwa se ngo babisobanukirwe uburyo ubyumvamo, ukaba ubisobanukiwe rwose cyangwa se ukaba ubisobanukirwa yego nibyo kandi cyane rwose, ariko abandi bakaba batanabyumva habe namba, ukaba utanirusha ubibasobanura kuko bo ntibazigera babyumva. Ariko kuba abantu runaka bumva ibintu byawe ntago bivuze neza ko ibintu udakwiye kuba wabikora. Buriya niyo mpamvu uzaje ubona abakire rimwe na rimwe bashaka kugendana n'abakire, kubera ko nibo babumva kuruta uko wowe ushobora kuba wabumva. Iyi myumvire rero cyangwa se iyi myumvire abakire bagira, nawe ubwawe niba ushaka gukira ni ya 13 ukeneye kwihingamo. Burya abakire iyo bagiye kuba bazana ibintu cyangwa se iyo bagiye kuba bakora ibintu, bagira imyumvire cyangwa se imyitwarire yo kuba bakora cyane ibirenze cyane ibyo wowe ubitezeho. Burya umuntu ugira imitekerereze yo kuvuga ati niba uyu muntu azi neza ko nzamuha ibi ngibi, reka nkora ibi ngibi kugira ngo byibuze abone ibirenzeho, ndetse birenze n'ibyo yatekerezaga. Uwo muntu ntukaje umumenyera, uyu muntu ntukaje umwitiranya, ndetse kandi ntukaje umwima abarenze cyane uko bitekereza wowe. Abakire buriya ni abantu batangaje cyane rwose, kuko bitegereza hari n'igihe babarizwa mu bikorwa biciriritse cyangwa se yewe n'ibikorwa ubona neza ko wowe udashobora kuba wakora, ariko bo bakabyinjiramo kugira ngo bagire ubumenyi bw'abantu, bagire ubumenyi ku bantu batandukanye, bagire ubumenyi kandi ku bagenerwa bikorwa babo. Abagenerwa babo usanga nyine ari abantu, ibyo ngibyo ni abantu bake cyane rwose bazabigira indane muri bo, ariko bakiri bo baba babizi ndetse kandi bakumva neza ko bafite no kuba babigira kubera ko bizabongerera umusaruro. Ikintu rero cya 14, abakiri bose ni abahanga cyane kuko bafite ikintu cyo kuvuga bati ndashaka umuntu wa nyawe, hanyuma nihuze n'uwo muntu, nimara kuba nakihuza n'uwo muntu azampa diru zose z'ubuzima cyangwa se azamfasha kuba ubuzima bwanjye bwakomeza kuba bwagendera nanone ku murongo, ndetse kandi umurongo w'ubutsinzi. Icyo ni ikintu cyiza kandi cyane abantu benshi bitaho, ariko nanone abateye imbere muri abantu mugendana, abantu ugira inshuti nanone nibo bagena uburyo kibazagufasha igihe mwahuye n'ibintu bitameze neza cyangwa se bitandukanye. Abamiliyoneri n'ababiliyoneri ntago babaye ababiliyoneri gutyo gusa, burya bagize umuntu runaka bihuje nawe, uwo muntu niwe wagize uruhare rukomeye cyane mu kugira icyo bari buze kuba bakora, ndetse kandi mu guhindura nanone ubuzima bwabo bukazamuka bukagera ahandi buri buze kuba bwabarizwa. Uko byaba bimeze kose, buri muntu wese abaye umukire wagize amafaranga menshi, aba afite experience cyangwa se ubunararibonye yanyuzemo, kandi ubwo bunararibonye ushobora kuba bwakenerwa ndetse nawe ufite amafaranga, ndetse niba ufite kwigira kuri abo bantu ndetse no kwiga kugendana n'abantu ubona neza ko nanone bazaguha experience ziri ngombwa mu bintu bari bo barabarizwamo. Hari umuntu ubona neza ko experience cyangwa se ubunararibonye ntacyo uzigera uyimaza. Niba rero ubona umuntu afite experience utazagira icyo umaza cyangwa se ubunararibonye utazigera ugira icyo umaza, ntago ari ngombwa kuba waba inshuti nawe pe, wamureka ugashaka undi. Ikintu cya 15 rero buriya abakire bose n'abamiliyoneri bose bahuriyeho, nawe ukuriye kuba washira mu buzima bwawe bavuga ndetse bagakora ibishoboka byose, ntibazigere bakomeza kuba baba ahantu hamwe. Niba hari ikosa rikomeye cyane abantu dukora, ni ikosa ryo gufata umwanzuro kuvuga ngo tuzaguma ahangaha, ntago tuzigera tuva ahangaha. Iryo ni ikosa ribi ukora nanone, kandi ni umwanzuro ufata nanone kandi bikaba ibindi. Kunyurwa, nta mukire unyurwa.
iyo unyuzwe ujye umenya neza ko n'ubundi kabaye. Abakire bose birinda ikintu cyitwa kunyurwa kubera ko barabizi neza ko kunyurwa egare kurangira, egare gushira. Rero kubyirinda ni ukwiremamo nanone kunyurwa. Abamiliyoneri bose icyo kintu baba bakizi, nawe rero uba ukeneye kuba wacyumva kandi ukagishira hafi yawe, ubyiteho kandi ubimenye cyane. Mwakoze rero kubana natwe, ikiganiro cyo n'ubumenyi busendereye kandi turabashimiye cyane, kandi ushimire Olivier Rogra. Mwibuke rero gukanda subscribe naho munsi gato y'iyi video, mukore like ndetse mukore na share, kandi niba twari kumwe mwandike ngo turi kumwe 5 kuri 5 aho hasi muri comment. Turabashimiye cyane.